wicangira uri ku buzima bwawe, bikarangira bigenze bite, bikarangira uyobewe aho banyuze. Urabyumva neza? Ariko uko Imana ivuganye nawe none kubwo gukandagira muri Berisheba, Imana itanze, Imana iguhaye icyerekezo, Imana iciye inzira ku buzima bwawe. Iyi ngiyi ni inzira nshyashya, ntabwo ari inzira yigeze ibaho ku buzima bwawe. Hari imbaraga z'umuriro wari urimo waka ku buzima bwawe, ariko uyu muriro ntabwo wacanwe n'Uwiteka ku buzima bwawe. Uyu muriro urazimye kandi mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muriro ugize ute? Uyu muriro urazimye ku buzima bwawe. Imana iguhaye amahoro yo mu mutima, mutima wawe urahagaze. Hari igihe ukubitira mu rubavu rw'iburyo ukagira ngo umutima ugiye kugusohokamo. Naha tuhagararanye umutima urimo urakubita umeze gutya. Imana iturishije umutima wawe, Imana ikurinze kuba confused, kamera nk'umusazi ugacanganyukirwa kubw'ibigeragezo. Imana ikubereye maso. Imana ndimo ndabona marayika w'Umwami Imana akwambura igikasike cyari kiri ku buzima bwawe, aragitwaye. Imana iguhaye ubwiza budasanzwe ku buzima bwawe. Ubu bwiza ntabwo busa, niyo utakirirwa wisiga amavuta baba babeshya. Ikigeragezo iyo cyaje ntabwo kireba mukorogo mama we, urabwirirwa kandi ukaburara mukorogo iri kugenda igize ite, uruhu rwahindutse ukundi kuntu, ariko inzara ikagukanda ikakubwira ngo niyo mukorogo ngewe ntabwo iri buze kunkanda. Imana igushizeho ubwiza butari ubwo gushakira mu mavuta. Hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe, kandi Imana iguhuje n'umuntu w'umumaro. Vuba aha ngaha bidatinze, umuntu w'umumaro. Urabyumva neza? Umuntu w'umumaro, umuntu utari uwo kukureba ngo akurebere muri iyi shusho urimo ngo yumve yaguhereza senyisa akamanza akagutambikana akajya kukumanuza ikariso. Hari umuntu w'umumaro. Haleluya. Amen. 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 Indirimbo ya 20 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ombonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo.
kugushyiraho iterabwoba n'amajwi yose yaba arimo arakongorera nagushyireho iterabwoba kuko ngo tubonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo ari hejuru ya buri kimwe cyose aravuga bikaba iyo ategetse birakomera haleluya iyo agutereye intebe uricara ukegama iyo akugaburiye urarya ukagaburira n'abandi uyu ni umukiza wa nyawe kandi muzaniye ijambo rivuga iki muzaniye ijambo rivuga ngo guma mu mwanya urimo wihanganire ibyo ubona nubwo ubona bikomeye imbere y'Imana ibi bintu biroroshye haleluya amen tugiye gusoma ijambo riboneka muri Matayo n'ibice 10 uhereye ku murongo wa 34 havuze iki haravuze ngo kwikorera umusaraba uyu musaraba ntabwo ari igiti uri bujye kurebekanya ngo wikore haleluya niyi bizinesi ubamo itagira abakiriya yakubera umusaraba niyi karitsiye ubamo ubona idahindura ishusho yakubera umusaraba kandi haleluya ariko kwikorera umusaraba ijambo rivuze iki uyu nguyu ni Kristo uri kuvugana nawe ngo mwere gutekereza ko ku murongo wa 34 ngo mwere gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi ngo sinaje kuzana amahoro ahubwo naje kuzana inkota haleluya iyi nkota iri mu buryo butandukanye reka mubwire mama we iyo uri umuntu uzambara neza umanza kwambara nabi ntabwo wakambara neza utarambaye nabi ntabwo waba mu nzu nziza utarabaye mu nzu ntabwo warara mu nzu utararaye hanze haleluya amen utewe ubwoba n'iki ntabwo ushobora kurya neza utarabwiriwe mu burara bisaba yuko izi nzira zose ubanza kuzinyuramo kugira ngo ugire ute kugira ngo ugere aho ugomba kugera kawe haleluya amen nubwo ubona bitoroshye nibwo buhamya bwawe bwinshi nizo nzira uri kunyuramo kugira ngo ugere he aho ugomba kugera bya nyabyo haleluya amen iyi nkota iri mu buryo butandukanye iyi nkota ushobora kuyisanga muri korali umuririmbyi muririmbana akayikujoba iyi nkota yakubera umuturanyi iyi nkota kandi ngo yaje kuzana inkota haleluya iyi nkota yaba ari n'uburwayi bwakubanye karande iyi nkota kandi iyi nkota iri mu buryo bunyuranye kandi haleluya amen iyi nkota kandi ku murongo wawo wa 35 havuze iki haravuze ngo kuko naje gutanya umwana na se umukobwa na nyina umukazana na nyirabukwe haleluya amen ntabwo ari ibyo bivuze ni ijambo riri kubivugana nawe kubw'iyi Imana y'amahoro kubwo kuba muri iyi nzira ifunganye hari ibintu mutazahuza kandi ibi bintu birahari
ijambo rigize rite, ijambo rikubwiye bitaraba. Nimba byaranabaye ntugire ngo ni igitangaza cyanyuze iwawe, cyangwa ntugire ngo ni ikintu kidasanzwe kiri iwawe. Kubera iki? Ijambo niko ribivuze. Umwana na nyina bashobora kutazavuga rumwe. Kubera iki? Iyi nzira ifunganye ntabwo bari kubyumva kimwe, kuyibamo ndetse no kuyinyuramo. Haleluya, amen. Bishatse kuvuga iki? Guma mu mwanya urimo, wihanganire ibyo ubona, wihanganire ibyo wumva, wihangane kandi. Haleluya, amen. Nasomye ijambo rimwe rirambwira ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko uyu muntu namara kwemerwa azambikwa iki? Azambikwa ikamba ritangirika kandi. Haleluya, amen. Wowe uhoze uturirimbira, numvishe ijwi rivugana nawe ngo warihanganye, urababazwa, uranatuka. Reka mubwire, warihanganye mama we, ariko ndikumva ijwi rimbwira ngo hari telefone idasanzwe igiye kwita, hari ibintu ugiye kubona bihinduka muri bizinesi. Akira amafaranga mu izina rya Yesu, akira amafaranga. Ibiganza byawe bizaba amafaranga menshi, ibiganza byawe bizaba amafaranga menshi. Imana igushyizeho igikundiro kidasanzwe. Imana hari urugendo rw'umugisha yereje ku buzima bwawe, kandi Imana iguhaye ijambo aho waribwiye, kandi iyi Mana ije kukwagura, ije kukuzamurira mu busabusa. Bizamenyekana ko wabaye imbere y'Imana wowe. Iyi mota kandi iri mu buryo butandukanye. Hari inzira uzajya unyuramo ukabona n'ibintu byakabaye bitakwiye inzira, ukabona birimo birakwitanga. Reka mubwire, uzamenye ngo iyi ni mota iri gukomeza kukujomba mu rwego rw'iki? Mu rwego rwo kugira ngo ugere aho ugomba kugera byanze bikunze kandi. Haleluya, amen. Imana y'amahoro ije kukwemeza, ije kukwemeza aho wavutse n'aho washatse. Imana y'amahoro ije kuguha amafaranga mu buryo butandukanye, mu buryo butandukanye, kandi Imana irakuzamura. Amafaranga wabonaga hari uburyo agiye kujya yiyongera, ubona yiyongera gake gake, ubona yiyongera gake gake. Kandi reka mubwire, umuntu wese ukutatse urugamba ntabwo azavuga neza. Umuntu wese uri kukugaba urugamba ntabwo azagira ate, ntabwo azavuga neza. Mbonye Imana igukora ku maso, mbonye abantu bakwipiranyaga, ahubwo batangira kuza bavuga ngo umukozi w'Imana, bavuga. Hari n'abasaza bakakwikubita imbere, hari abo muzajya muhura bakagusaba imbabazi, hari abo muzajya muhura bagatinya no kuguhereza ibiganza. Kubera iki? Kubera yuko Imana y'amahoro uyigiriyeho umugisha, kandi Imana ije kugukorera ubu. Imana y'amahoro ije kugutambagiza mu byiza atari mu bibi. Ndikumva iki? Ndikumva ijwi rivuga ngo byukura bagirane. Kubera iki? Kubera yuko umuco wawe uje. Hagarara ku birenge byawe, wowe ufashe Bibiliya mu ntoki, hagarara ku birenge byawe. Igihe wavugaga ngo nubwo ndi kwiyumvamo nk'umushyitsi, ariko ndi kwiyumvamo nuko ndi mu bantu, numvishe ijwi rimbwira ngo ntabwo ari wowe wari urimo uravuga, ngo ni umwuka w'ukuri wari uri ku buzima bwawe. Imana y'amahoro iguhaye bene so, Imana y'amahoro iguhaye ababyeyi, Imana y'amahoro iguhaye abavandimwe aha ngaha. Urabyumva neza? Urimo urabyumva?
imana y'amahoro iguhaye umuryango. uba muri korali, arihe umuyobozi wa korali? korali inuze, korali urumuri, umuyobozi wayo naze hano yihuse akira umuririmbyi. Mbonye wagukira muri korali, mbonye imana y'amahoro ica inzira n'ahantu hatari hari inzira, haboneka inzira binyuze muri korali. mu gukorera imana, muririmbira imana. Mbonye imana y'amahoro, reka mubwire, igukuraho icyanjye. Mbonye imana y'amahoro yeza ingendo z'imigisha ku buzima bwawe. Jya muri korali kuko hari umugisha wawe uri muri korali. Hari imigisha yawe iratangira gufunguka vuba aha ngaha bidatinze, kubwo kugira gute? Kubwo kuba muri korali. Kuba muri korali uzatangira kubara amafaranga muri ibi biganza byawe utigeze ubara kuva wowe wakishwa wowe. Aya mafaranga uzayabara mu izina rya Yesu Kristo, kuko hari imigisha igiye gufunguka. Kubera iki? Kubwo kugira gute? Kubwo kwemerera imana ukaba muri korali. Imana y'amahoro hari ikintu ikoze ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana rivuze iki? Kuri 36 ngo abanzi b'umuntu bazaba abo mu rugo rwe. Haleluya, amen. Nubwo gitumba n'ibikugerageza, nubwo gitumba n'ibiri mu rugo rwawe, nubwo gitumba n'ibiri aho ngaho mu baturanyi, ntugire ngo ijuru ryakugwiriye, ntugire ngo hari ikintu cyabaye kidasanzwe. Abanzi b'umuntu bazahera he? Bazahera mu rugo rwe. Haleluya, amen. Guma mu mwanya urimo, wambara imbaraga zidasanzwe, ukomeze urugendo. Iyo niyo nzira igomba kukugeza aho ugomba kugera, byanze bigize bite? Byanze bikunze kandi. Amen, amen, haleluya, amen, amen, haleluya. Mbonye hari inzoka yari irimo irakuzenguruka. Iyi nzoka irimo irakuzenguruka. Numva iki? Numva ijwi rimbwira ngo ni umuntu wari uri kuzingazinga ubuzima bwawe ngo butangire kujya guhaha. Ariko aka kanya turimo turavugana, ndi kumva ijwi rimbwira ngo Imana irakubohoye, Imana ifunguye imigisha yawe. Ugiye gutangira kwakira amafaranga kandi amafaranga menshi. Amafaranga kandi iki? Kandi amafaranga menshi. Imana ije kukuzahura. Imana ije kukuvomerera mu buryo bwo mu mubiri ndetse no mu buryo bwo mu mwuka, kuko Imana iguteje inama. Ndi kumva ijwi rimbwira iki? Ndi kumva ijwi rimbwira ngo uko nguhagurukije hariya nakugeza aha ngaha, nta muntu kwitambitse, nta kintu na kimwe kikwitambitse. Ndimo numva ijwi rivuga iki? Rivuga ngo nta muntu uri buze kwitambika umugisha wawe, kuko hari inzugi z'imigisha zigiye gutangira kugukingukira mu buzima bwawe. Ndi kumva iki? Uyu ni umudamu wawe. Ndi kumva ijwi rimbwira ngo uyu mudamu wawe Imana imuhinduriye akazi. Imana imuhaye ikintu cyo gukora. Imana y'amahoro iguhaye icyo gukora. Imana y'amahoro iguhinduriye iki? Iguhinduriye akazi. Hari ikintu ikoze. Hari na telefone y'umugisha ugiye kumva iguhamagara wowe ubwawe atari undi muntu. Urabyumva neza? Niba udafite na telefone, bashobora no kuzahamagara undi muntu cyangwa bakari guhamagara undi muntu kugeza ubwo bari bukugereho bakubwira ngo hari umuntu urimo uragushaka,
hari umuntu urimo uraguhamagara kandi urabyumva neza. Imana ikimenyetso, hari telefone y'umugisha igiye kuguhamagara vuba aha ngaha bidatinze. Kandi Imana y'amahoro ishize urukundo hagati yawe n'uwo mwashakanye, urukundo ruri rwinshi cyane ukuntu. Haleluya! N'abatabemera izabemeza. Hari abantu bajya babatindaho bakabavugaho amagambo menshi, ariko ndikumva iki? Ndikumva ijwi rimbwira ngo ni Imana yabahamagaye, ntabwo ari mwe mwihamagaye. Ijambo uriya mubyeyi yabanje kwigisha, ndikumva ijwi rimbwira ngo iri jambo ni iryanyu. Hari ijambo yigishije ageze haravuga ngo hari abantu baba bakatubereye abashumba, aho kuturagiza inkoni ahubwo bakaturagiza imiri. Bagafata imiri bagakubita n'abakubita ishyano cyangwa ikindi kintu. Ariko Imana y'amahoro hari ikintu ikoze ku buzima bwanyu. Hari imyuka y'ibidafite umumaro ibatandukanije nabo namwe. Hari imyuka ya karande zaho mwavutse, hari konekisiyo y'ubukene. Imana itagabuye umwuka wo kugira ngo muzarinde muva mu isi muri abakene mwizengurukaho gutya. Kuko ndi kubona iki? Ndi kubona marayika w'Umwami Imana afashe inkota, arimo afashe inkota, arimo aracagagura iki cyari kiri gukururuka kizenguruka ku buzima bwawe. Hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe. Mugende mwiyicarire. Haleluya! 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 Anidakiranirwa ngo yibagirwe. Nihazagira umuntu ukubesha ngo iyi Mana yitiranya amazina. Niyo mpamvu uzasanga abarokore bababwira ngo wavuye aha ngaha ngo ibyawe haza undi muntu arabijyana. Iyo Mana idasobanukiwe Shantari na Mukamusoni njye ntabwo nagize. Sinshobora iyo Mana kuyikurikira ngo warariganijwe ibyawe dore ngo haje undi muntu aha ngaha arabijyana. Iyo Mana yitiranya amazina njye ntabwo nagize. Iyo Mana ibaho. Imana ntabwo yitiranya amazina. Urabyumva neza? Wowe uri gufata umwana, hagarara ku birenge byawe. Wowe wirebe inyuma, ni wowe. Ngwino hano. Imana y'amahoro igucagabuyeho umwuka w'inyatsi. Inyatsi ubana nayo nawe ubwawe wabirebesha n'amaso. Hari n'igihe ujya uririra mu muhanda nta muntu ugukozeho. Ibyo bintu urabizi. Hari n'igihe uba uri kugenda watekereza ubuzima bwawe, waba uri mu nzira ugenda ugahitwira. Ndi kumva ijwi rimbwira ngo hari n'abajya bakwemerera bakakubwira ngo sheri, bakakubwira utugambo twinshi kubera umwuka w'icyangiro uri ku buzima bwawe. Bikarangira bigenze bite? Bikarangira uyobewe aho banyuze. Urabyumva neza? Ariko uko Imana ivuganye nawe none kubwo gukandagira muri Berisheba, Imana iguhaye icyerekezo. Imana iciye inzira ku buzima bwawe. Iyi ngiyi ni inzira nshyashya, ntabwo ari inzira yigeze ibaho ku buzima bwawe. Hari imbaraga z'umuriro wari urimo waka ku buzima bwawe, ariko uyu muriro ntabwo wacanwe n'Uwiteka ku buzima bwawe. Uyu muriro urazimye kandi mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muriro ugize ute? Uyu muriro urazimye ku buzima bwawe. Imana iguhaye amahoro yo mu mutima wawe urahagaze. Hari igihe ukubitira mu rubavu rw'iburyo ukagira ngo umutima ugiye kugusohokamo. Naha tuhagararanye umutima urimo urakubita umeze gutya. Imana iturishije umutima wawe. Imana ikurinze kuba confused, kamera nk'umusazi ugacanganyukirwa kubw'ibigeragezo.
mari kubereye maso. Imana ndimo ndabona marayika w'umwami Imana akwambura igikasike cyari kiri ku buzima bwawe aragitwaye. Imana iguhaye ubwiza budasanzwe ku buzima bwawe. Ubu bwiza ntabwo oya niyo utakirirwa wisiga amavuta baba babeshya. Ikigeragezo iyo cyaje ntabwo kireba mukorogo mama we, urabwirirwa kandi ukaburara mukorogo iri kugenda igize ite uruhu rwahindutse ukundi kuntu, ariko inzara ikagukanda ikakubwira ngo niyo mukorogo ngewe ntabwo iri buze kunkanda. Imana igushizeho ubwiza butari ubwo gushakira mu mavuta. Hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe, kandi Imana iguhuje n'umuntu w'umumaro. Vuba aha ngaha bidatinze, umuntu w'umumaro. Urabyumva neza? Umuntu w'umumaro, umuntu utari uwo kukureba ngo akurebere muri iyi shusho urimo ngo yumve yaguhereza senyisa akamanza akagutambikana akajya kukumanuza ikariso. Hari umuntu w'umumaro, kuko abakubwira ngo baragukunze bose baba baguhamagara bose. Imana ikwirukanyeho mayibo. Babyumva neza? Imana ikwirukanyeho umwuka w'abagabo b'injegera. Hari konegisiyo Imana y'amahoro icagabuye ya telefone zaguhamagaraga atariza umugisha ku buzima bwawe, zo kurushirizaho gutuma umubiri ndetse n'ubugingo bwawe byerekeza Gihenomu. Hari ikintu Imana y'amahoro ikoze ku buzima bwawe wowe. Urabyumva neza? Imana irakubohoye icagabuye na konegisiyo z'ingendo wakoraga zidafite kontroli ku buzima bwawe, ukikangurura ahantu urimo ureba gutya utazi n'ukuntu ahantu hageze. Urabyumva neza? Hari ikintu Imana y'amahoro ikoze ku buzima bwawe. Zamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Rero ndakubwiraga iki? Ndakubwiraga ngo guma mu mwanya urimo, wihanganira ibyo ubona. Nubwo ubona bikomeye imbere y'Imana biroroheje. Hagarara ku birenge byawe wowe turi kureba nawe ikote ry'umukara. Wikote ry'umukara wowe ba Yohana. Umva uko Uwiteka Imana ivuganye nawe. Imana ikurinze gereza y'igihe kirekire. Imana ikurinze ikinyoma gifite ikimenyetso, ukajya kubabarizwa muri gereza igihe kirekire. Hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe. Urabyumva neza? Wandike ko Imana ikurinze gereza, kandi hari n'amafaranga Imana iguhaye kubwo kugaragara mu nzu yitirirwa izina ry'Uwiteka Imana. Hari ikintu Imana y'amahoro ikoze ku buzima bwawe. Haleluya. Amen. Imana iraboneka. Iyi Imana iraboneka. Iyi Imana iraboneka. Iyi Mana tujya tuyiba imbere tukabona ineza ya. Haleluya. Abana b'abantu bo barananirwa. Akugaburira uyu munsi ku wa mbere, ku wa kabiri akakugaburira, ku wa gatatu akakubwira tufate nomero zanjye za telefone. Muri ya masaha yakubwiye uzamuhamagariramo telefone akayikuraho, wahamagara akakubwira ngo nemero kokoze. Kubera iki? Abana b'abantu bo barananirwa, ariko iyi Imana itananirwa, iyi Imana idakiranirwa ngo yibagirwe. Iyi Mana niyo niyemeje gukurikira, niyo niyemeje gukorera nk'uwikorera, kuko n'ingororano zirahari, ntabwo ari kubusa gusa. Umwami w'amahoro azaduha ingororano. Mu gihe turi ku isi tuzarya n'ibyiza byo mu gihugu. Haleluya. Amen. Na nyuma ya garanti yo kuba mu mubiri, twebwe dufite umugabane mwiza. Reka mubwire, nasomye ijambo rirambwira ngo yaba na Enoke wagiriye umugisha ku Uwiteka Imana akava mu mubiri urubori rwitwa
urupfu rutamukozeho. Baba ba Eliya na ba Elisa abo ngabo, baba ba Aburahamu na ba Isaka na Yakobo, abo ngabo ntabwo bashobora kuzagera aho tuzatunganirizwa rwose twebwe tutarahagera. Ntabwo bishoboka. Haleluya, amen, amen. Kubera iki? Imana y'amasezerano idufiteho umugambi, kandi ni umugambi mwiza, ntabwo ari umugambi mubi kandi. Haleluya, amen, amen. Rero reka mvuge ngo ubutumwa bwiza buraryoha. Niyo mpamvu wiherereye ujya ufata umwanya usoma ijambo, ariko usaba Imana ngo Mana, iri jambo rive mu nyuguti byibura rihinduka ubuzima. Haleluya, amen. Inyuguti zirica ariko umwuka agakiza. Niyo mpamvu iri jambo nurisomera mu mubiri igihe cyose ntabwo bizakunda. Haleluya, amen. Ujye umanza usenge, wongere usenge kugira ngo iri jambo rive mu nyuguti rihinduka ubuzima. Iyo rihindutse ubuzima nibwo riba ryarangije kuba ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buraryoha bene data. Ubutumwa bwiza ntabwo ari ifunguro riba ryaraye ngo wenda urarirya utangire kumva uri kugubwa nabi. Ubutumwa bwiza ni ifunguro riba ryatekeweho, urarirya ukumva urimo uragira apeti, ukumva wakomeza ukarya kandi. Haleluya, amen, amen. Wagera aho bikomeye ugasoma ijambo ngo kuko Umwami Imana azanata, ngo nicyo gituma nanara imbabura nayimanitse ejo nzayicana, nicyo gituma namwara. Uyu munsi amafaranga atabonetse, ejo n'ejo bundi azaboneka, kuko Umwami Imana wahagarara aho ngaho waparikaho. Imana ikitegereza hiri ku buzima bwawe, ikavuga ngo uyu ni wa mukobwa ufitiye icyizere, uyu ni wa mukobwa ufite kwizera kudasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Imana y'amahoro ikagaragaza umuyoboro w'umugisha ku buzima bwawe. Zamurira Imana icyubahiro.